bati niko murabona hatagiye kubaho Casablanca ya kabiri, murabona hatagiye kubaho Centre de Mise à Mort ya kabiri, yamwe turashize turapfuye turarangiye. Abayahudi nabo aho bari hirya no hino ku isi mu Burayi baratarabanyika barazenguruka bagaca muri igihugu cya Czechoslovakia bakagura inkota bakazirundaho bakazambukana, nibyo bakoreshaga bicana. Ariko uko iminsi yagiye izamuka igenda yiyongera, iyi nkota mwene muntu yagiye ayihindura systeme, akagenda ayihindurira ikira, akagenda ayivugurura bitewe n'iterambere na siyanse igezweho. Uko niko mwene muntu yagiye ahindura iyi nkota akayivugurura bitewe n'iterambere rigezweho. Iyi nkota yavuye ku nkota ya Mugiyombi hano irazamuka iba inkota. Barwanye nabo bati tugomba kuhagwabana, nimutabyemera ko dusangira iby'ikinshasa ngo tubisangire, ubwo turaje dusyanyane duhindurana ivumbi. Ninde uzabasha gukura iyi nkota mu biganza bya mwene muntu? Twongeye kubasuhuza inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uko mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, uyu ni isi ya Bibiliya, aho niho twahageze ku isi ya Bibiliya nyera. Tubashimira cyane ko mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya, kandi tubashimira ko mudahwema gutera inkunga isi ya Bibiliya, mukanda subscribe ku bamaze kuyikanda. Twongeye kubashimira cyane inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane namwe aho muherereye hose. Imbaraga z'Uwiteka zikomeze zibabeho none n'iteka ryose. Turavuze ngo ukuboko kwiza k'Uwiteka kubarwanirire, kandi imbaraga z'Uwiteka zibabeho none n'iteka ryose. Amen. Uyu ni wa mwanya rero mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Isi ya Bibiliya turavuze ngo Uwiteka abahe imigisha kubw'inkunga ikomeye mudahwema gutera isi ya Bibiliya. Wowe amaze gukora subscribe, turavuze ngo Uwiteka aguhe umugisha, n'inkunga ikomeye cyane wateye iyi chaîne. Kandi nawe ugeze hano bwa mbere, turagushishikariza gufatikanya n'isi ya Bibiliya, gukwirakwiza ubutumwa bw'inkuru nziza, ubutumwa bwiza bw'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bikubiye mu gitabo cyitwa Bibiliya, kugira ngo bigere kuri benshi. Intego y'isi ya Bibiliya turebe ko twazagira ku ntego yacu yo kuzahungisha benshi umujinya uzatera isi, kuko isi iri gushirana n'ukwifuza kwayo, kandi ibimenyetso bigaragaza ko isi iri gushirana n'ukwifuza kwayo akaba ari byo tudahwema kubagezaho. Inshuti mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Amen, amen, amen. Nkange rero ng'umuyobozi wa chaîne isi ya Bibiliya, reka mfate uyu mwanya mbashimire. Ni ukuri muri abantu b'agaciro cyane, kuko aho isi ya Bibiliya igeze naho izagira ni mwebwe tubikesha. Reka mwinjire na like rero kuri buri kiganiro, mujye mukanda kuri iki gikumwe kiraba hejuru, kugira ngo izo internet zibashe kutwemerera kugeza ubutumwa kuri benshi, tubugeze kuri benshi. Hari indirimbo imaze iminsi ndimo iri kuvuga ngo mbega inkuru mbi, ni inkuru iteye ubwoba, wanguruwe uri ncamugongo, ubwo kumvaga ngo wapcaragiye, amarira menshi n'imiborogo n'agahinda n'intimba dusigaranye, abakuru n'abatoya turababaye cyane. Na karimbo kespira umutima wanjye muri iyi minsi, kubera ibihe bikomeye cyane isi iri kuzengurukamo, uko wumva amakuru hirya no hino muri bya bimenyetso bigaragaza ko isi igiye gushirana n'ukwifuza kwayo.
abakoze iby'Imana ishaka bazakazahorana n'Imana iteka ryose. Reka mbabwire ko ugupfa cyangwa se urupfu, hariho urupfu mu buryo bubiri. Hariho urupfu twita urupfu none ari rwo Bibiliya yita gusinzira, hakazabaho urupfu rwa kabiri ariko gupfa nyine, ari nako gupfa. Ibi none twita urupfu ni ugusinzira nyine. Ariko uku gusinzira kuko hazabaho gukanguka, bamwe bazakangukira gukorwa n'isoni, abandi bakangukire kubona ubugingo buhoraho. Habo rero icyo gihe cyo gukanguka bakoze iby'Imana ishaka bakazabana n'Imana iteka ryose, bakazakangukira nyine ubugingo buhoraho. Nabazakangukira ubugingo buhoraho. Noneho bakoze iby'Imana idashaka bakaba baratesha agaciro igihe cyabo cyo kubaho kwabo, bakaba batarakoze iby'Imana ishaka, bazakangukira gukorwa n'isoni, aribwo Bibiliya ivuga ko bazagirwaho ingaruka n'urupfu rwa kabiri. Ariko abakoze iby'Imana ishaka urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Uwiteka ahimbazwe cyane. Muri uyu mwanya kubera ko nari ku isi ya Bibiliya, mureke tubumbure Bibiliya zacu dusome umurongo wa 4 w'igice cya 6 cy'ibyashuro Yohana. Bumbura Bibiliya yawe dusome. Haragize hati, nuko haza indi farashi itukura, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo abantu bicane, kandi yari afite inkota ndende. Iki ni igitabo cy'umuhanuzi Yohana. Yohana cyiswe ibyahishuro Yohana. Ni igitabo cy'ubuhanuzi cy'ibyahishuro Yohana, cyahanuwe n'umuhanuzi Yohana, cyangwa se cy'ibyahanuwe na Yohana. Iki gitabo rero cyiswe ibyahishuro byari byarahishwe mu bihe byashize, mu myaka yashize, cyangwa se mu binyejana n'ibinyabihumbi byashize, byari byarahishwe biza guhishwa ubwo Daniyeli yari ari mu gihugu cy'Ubukaludaya, aza kubona iyerekwa rikomeye cyane, aza kubona ibintu bihishwe, ariko aza gutegekwa ko bihishwa. Yarabibonye ariko abibona mu magambo yihishe azimije, kandi nawe ubwe ategekwa ko agomba kubihisha. Ko baramubwiye ati, nuko Daniyeli ujye uzigama ayo magambo, ubizigame rwose wicecekere, ngo kuko ari iby'igihe gishyize kera. Nawe yaravuze ati, nuko nyine ndagenda ngo mara iminsi ndyamye, ngo nyamara ngo bukeye ngo ndahaguruka ngo njya mu mirimo y'umwami, ngo nyamara nta n'umuntu wigeze amenya. Ibyo byose byambayeho. Ngaye nguko byarahishwe rero, byaje guhishurirwa Yohana rero ari Patimo. Nuko mu byahishure rero yabonye kumenwa kw'ibimenyetso 7 nk'ibyago byagombaga kuzakubitwa isi ubwo Kristo yaraje guhora inzigo, cyangwa se gukandagira isi, cyangwa se isi akayifata akayishyira mu butegetsi, munsi y'ubutegetsi bw'Abayahudi. Nuko nyine bagatwara isi. Aribyo byatumye cya gihe ba Petero bamubaza ati, none mwigisha, ubu nibwo wenda kugarura ubwami mu Bisiraheli? Aravuga ati, ntabwo ari ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe, dore ahubwo nimugende muzenguruka amahanga yose, kuko nanjye birahageze ngo nsubire kwa data. Ntabwo ari ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe data yagennye. Ni ukubera ko isi yari yinjiye mu gihe cy'imbabazi, ariko nubwo izo mbabazi zari zibayeho, isi yari yinjiye mu mbabazi, itari ibaye igikubitwa ya nkoni yo guhora inzigo. Uwiteka isi yayigeneye ko izagomba gufata cya gikorwa cyo kudihwa, cya gikorwa cy'uko isi bagomba kuyidiha. Uwiteka isi azayidiha da. Uyu mujinya Yohana yamanutse ku turere twose twegeranye n'uruzi rwa Yorodani, avuga ati, yemwe nindababuriye ngo muhunge umujinya uzatera, kugira ngo ubashe kuhunga nimwera imbuto zikwira bihannye. Muribwira se ngo uyu mujinya ngo uzagira, ngo uzaguma hamwe? Kare Uwiteka azawumanura pe, azawumanurwa. Niba uzagwa mwaya mazi ntumbaze, uzituramo nk'akabuye mwari amazi ntumbaze. Ayo ngoko intego y'isi ya Bibiliya ni ukubwira ngo wowe aho uherereye hose urushaho gukora iby'Imana ishaka mu gihe icyo ari cyo cyose, kugira ngo uzabashe guhunga umujinya uzatera ubwo isi izabishiranye no kwifuza kwayo. Uko byagenda kose bitinda tubitebuke, isi izashirana n'ukwifuza kwayo. Ariko abakoze iby'Imana ishaka
bazahorana n'Imana yacu iteka ryose. Yohana rero ngagiye kubona nawe arabihishurirwa, ariko abihishurirwa mu magambo azimije. Abona kumenwa kw'ibimenyetso birindwi nk'ibihano cyangwa se byagombaga kuzakubitwa isi muri wa mujinya. Abona umuganura, hari umuganura ugenda uba hano ku isi rero, ukubiye muri kumenwa kw'ibimenyetso birindwi hirya no hino ku isi. Kumenwa kw'ikimenyetso cya kabiri, Yohana ngo yabonye hasohotse ifarashi itukura ngo uyicayeho ngahabwa igikota kirekire ngo abantu bicane bakura amahoro mu isi. Ngaye nguko ngo bicane. Neza utise noneho ubwo noneho kwicana biremewe, byemewe nande se? Byemewe nande? Ni Satani uzana urupfu, kuko nta kindi cyamuzanye. Yohana 10:10 nta kindi cyamuzanye sibyo kwica, kwiba no kurimbura. Kwica, kwiba no kurimbura nicyo cyazanye Satani. Niwe rero uzana urupfu, abantu bakicana, guteza abantu ibyago, bakicana, guprovoka. Aya mazi ntari buntware, kafite umuraba mwinshi. Guprovoka, guteza abantu amaye. Kangire vuba ahangaha ndabona umwene ugiye kuba muremure. Ampaye nka Yesu. No, iyi farasi itukura uyicagabwa inkota ndende ngo abantu bicane bakura amahoro mu isi, yajyaga kuvuga iki? Ivuga iki none? Abantu bicane bakura amahoro mu isi. Iyi nkota rero kubera kwigiye cya Yohana rero mwiyerekwa rye, ibikorwa byabagaho by'intambara bakoreshaga imiheto n'inkota, nibyo bakoreshaga bicana. Ariko uko iminsi yagiye izamuka igenda yiyongera, iyi nkota mwene muntu yagiye ayihindura systeme, akagenda ayihindurira ikira, akagenda ayivugurura bitewe n'iterambere na siyanse igezweho. Uko niko mwene muntu yagiye ahindura iyi nkota akayivugurura bitewe n'iterambere rigezweho. Iyi nkota yavuye ku nkota ya mugi yombi hano irazamuka iba inkota ya Kalashnikov, ibyari icira umuriro w'ibiturika. Iyi nkota yarayivuye kuri Kalashnikov irazamuka kuri ubu ngubu bijyanye na siyanse n'iterambere, igere ku madrone agenda yonyine adafite umuyobozi agasigara yicare hariya akoreza ayo madrone akagenda atwaye inkota kirimbuzi. Izi nkota rero zakomeje kuzamuka kugeza ubwo none isi ihagaze kuri za thermonucleaire na atomic bomb. Ngira atomic bomb yasutswe kuri Hiroshima mu 1945 ku itariki 6/9 z'ukwa 8 muri uwo mwaka. Iyi nkota mwene muntu bwari uburyo agiye ayivugurura kugeza ubwo bamaze kurenga atomic bomb, bageze kuri za hydrogen, Satani wa kabiri, IVC Trinity, ballistic intercontinental. Izo nkota zose ni inkota mwene muntu yiteguje kugira ngo zikomeze zikore umurimo wo kurimbura ngo abantu bicane bakure amahoro mwese. Murabyibutse ko kuri 6 z'ukwa 8 1945 ubwo ya ndege ya nkota ya ndege F6 Hellcat yaje yari maze guhindurirwa izina na Enola Tibet. Colonel Enola Tibet wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza agatwaye atomic bomb ipima ibiro 2400. Murabyibuka ko yayirekuriye kuri Hiroshima igatsembera benshi cyarimwe, miliyoni 80 zahereye ko zitsemba. Nindi nkota yiswe Fatman barekuriye kuri Nagasaki, nayo bakayimarika ikasekura. Ariko mbega mwene muntu niki kizakorwa nginkota ngikurwa mu biganza bya mwene muntu, hareke kurimbura umuryango wa muntu mwisi ngamahoro turasaga. Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora, keretse ubwo nizira agatsembaho urupfu n'ibyaha. Andiswama ni inkuru iteye ubwoba, wankuru we uri ncamugongo, urwo kumvaga ngo wacaragiye amarira menshi n'imiboro
n'ibinogo n'intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane. Iyi nkota ikomeje gukora amabara hirya no hino mu isi kugeza ubwo mwene muntu yagiye ayihindurira imikorere kugeza ubwo bayishyize no mu binyabutabire bibyara iturika, ikirimbuzi ndetse n'ibinyabutabire bibyara uburozi. Abantu hirya no hino ku isi bakarogana bakicana. Inkota mwene muntu akoresha iyi nkota mu buryo butandukanye yo gukura amahoro mu isi. Byose biri kubera hano no hirya no hino ku isi ni ibimenyetso bigaragaza ko isi iri gushirana no kwifuza kwayo. Wa mwana w'umuntu cyangwa se umwana w'Imana, hamwe yanditse ngo ubwo muzabona umwana w'umuntu wamanutse ku bicu, ahandi havutse umwana w'intama w'Imana, ahandi bavuga umwana w'ishobora byose. Ubwo muzabone rero umwana w'umuntu amanutse ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi bwe n'imbaraga ze nyinshi, ubwo azaba amanutse niwe uzakura inkota mu biganza bya mwene muntu, amahoro agatura agasagamba. Naho ubundi isi iragumya kuzenguruka muri ibi bikorwa byo kurwana, muri ibi bikorwa byo kwicana, muri ibi bikorwa by'impfu za hato na hato hirya no hino. Ukumva ngo aragiye, ukumva undi ngo aragiye, ngo uwayoboraga ngo ubutasi ngo bw'Uburusiya ngo yagiye, ngo bamuteze ikibombe yagiye. Izi nkota zikomeje gukora amahano hirya no hino ku isi. Ubu inkota niko zikomeje gutsembera benshi icyarimwe mu burasirazuba bw'Uburayi. Ku rugamba ruhuje igihugu cy'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwikira agashuka kitwa Ukraine. Izi nkota zikomeje guhitana benshi kandi zikomeje gutsembera benshi icyarimwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku barwanyi ba M23 bahujwe na leta. Leta nayo ikavuga ati nimujyane muvanga muri iyo misozi mwafashe. Barwanyi nabo bati tugomba kuhagwabana, nimutabyemera ko dusangira iby'ikinshasa ngo tubisangire, ubwo turaje dusyanyane duhindurana ivumbi. Ninde uzabasha gukura inkota mu biganza bya mwene muntu ngo amahoro aturasaga? Yesu yavuze ko izi ntambara zitazashira, n'amahoro ubwayo ntabwo azahora keretse ubwe n'izira hagatsembaho urupfu n'ibyaha. Iyi nkota niko ikomeje kubica bigacika hagati y'uburasirazuba bwo hagati, mu burasirazuba hagati y'igihugu cya Israel n'abarwanyi bibumbiye mu mitwe ihuriye ku idini ya Isilamu cyangwa se ibihugu by'Abarabu, bahuje gahunda yo barwanira uburenganzira bwabo ngo bw'ubutaka bwabo. Ngo hari ubutaka bwabo Israel yatwaye cyagiye mu 1948, ubwo bwana David Ben Gurion yatangazaga leta ya Israel mu kwezi kwa gatanu ku itariki 15 z'uwo mwaka. Bwana David Ben Gurion avuga ati ngiye leta ya Israel tuyishyizeho rwose kubw'amabendera abayahudi bayaraga ko bayazama ampaye. Ariko uyu muraba ntunjyana, uyu muyaga urantwara. Ariko ubwo bwana David Ben Gurion yatangazaga leta ya Israel, abayahudi bose bagayara ko bazenguruka mu mihanda ya Tel Aviv bafite ibendera rishushanyijeho inyenyeri ya Dawidi, nuko bagenda bazenguruka bagati Uwiteka we Jehova hozana, uhimbazwe ko wongeye kudusubiza gakondo yacu, uhimbazwe ko wongeye kudusubiza. Abundi bari baragiye bari bafiturutse, ubundi bari baragiye. Uribuka ko cyagihe igihe bari bari kuvuga ngo nabambwe ubutegetsi bw'Abaromani bwarabatekereza bati none ngo ko nta cyaha tumubonaho, mwaretse tukamukubita tukamurekura akigendera. Bishyiraho ijambo rikomeye batoya ngo nabambwe ngo amarasenga azatwome twebwe n'abana bacu. Uko niko rero bikoreye urusyo, Pilato aramubamba nyine, ariko ingaruka ndizaba ku Baromani kuko Abayahudi bari bamaze kwivugira ngo nabambwe ngo ingaruka zose nyine ngo zizatwemo ngo twebwe n'abana bacu, ngo amaraso yose
yaraje kubombaho rero muri 70 na 64 kugeza muri 70. Ubutegetsi bw'abaromani murabyibuka ko bwaje burabatwika burabakongora, abandi burababamba, bamwe burabacurika, abandi bujugunyira intere zirabarya, abandi nuko barababaga. Inkota nyine mwene muntu ayikoresha uko ashaka, barababaga, abandi babajugunya intare nyine nuko zirabarya. Abantu bicane bakora amahoro mwisi. Niko Yohana yari amaze kubibona mwaka yahere ko ibona mwaka 95 abarabibonyere ibyizo nkota, nawe yaracitse urwo rupfu rwaho ngaho. We babona ibyo bari kumukorera nyine ntari gupfa, bamujugunya ipatimo kukirwa nka kiriya kiri hari. Niba ari kukirwa, niba ari nka kiriya ntumbaza, ariko nikirwa nyine kiri mu nyanja ya Mediterane, nyanja nini ku isi. Iyi rero ntabwo ari Mediterane. Ntabwo ngiye ari Mediterane reka reka. Nta nubwo ari kiriya reka. Ni ikirwa nyine kipatimo. Yohana niho bamunaze, babona nyine atari gupfa nyine. Ubwiriya jambo yeti ngo nabambwa baraso azatwomeho n'abana bacu babyivugiye nyine. Nuko bose rero ari ababivuze n'abatabivuze, ariko bipfa kuba ari abubugogo bose byabagezeho. Uko niko Yohana rero bamunaze ipatimo, nawe aza kubona rero yerekwa ry'ibyahishwe bereza kumuhishurirwa nawe mu magambo azimbye, kubera nyine ko icyo gihe warahanuraga bagenda ko bakudiha. Yohana rero mpamvu yabihanuye nyine magambo yihishe nuko nyine, ariko uko iminsi igenda ishira bigenda bihishuka ko bwishe nuko bukeye. Uwiteka rero turengere cyane. Iyi nkota rero bamaze kwira imishwaro, igihugu cyose cyase gisibanga ku ikarita y'isi. Uko niko rero bakwira imishwaro, ntibongera kuboneka ku ikarita y'isi, ntibongera kubaho Israel ukundi. Israel yongeye kuvuka ngo mwaka tuvuze nuko. Ari icyo gihe rero muri iryo joro baravutse, ariko barabona bavuga ati kanze turaje tubadihe tubavunira umuheto. Nguko Yohana ubonye inkota nyine ngo abantu bicane bakora amahoro mu isi. Misiri yere kwitegura intambara muri butaraca nyine butaraca muri iryo joro. Ibitero bya Misiri na Syria ampaye inka. Uyu muraba ntuntwara. Ibitero bya Misiri na Syria na Arabia Saudite bare ko bahaguruka bajya gukubita Isiraheli ikiri ntoya, ariko barahaguruka birwanaho. David Ben Gurion ko niko yatangiye gusakuza hamagara abayahudi bose bo bari hirya no hino mwiza ati yemwe nimuze hatongera kuba Casablanca ya kabiri, hatongera kubaho rwose. Yego Centre de Mise à Mort, izo ni inkambi zose zo muri Polonye Hitler ya Burundi yaranyirije mw'abayahudi akabadiha kabasya akabahindura ivumbi ku nkota ya mwene muntu y'uwicaye ku ifarasi itukura ngo abantu bicane bakura amahoro mu isi. Ngaye nguko Casablanca na Centre de Mise à Mort, izo nkambi z'urupfu zari nkambi z'urupfu zo muri Polonye Hitler yabarundanyirije marabadiha arabavunagura. Nuko David Ben Gurion akavuga ati niko murabona hatagiye kubaho Casablanca ya kabiri, murabona hatagiye kubaho Centre de Mise à Mort ya kabiri. Yamwe turashize turapfuye turarangiye. Abayahudi nabo aho bari hirya no hino ku isi mu Burayi baratarabanyika, barazenguruka bagaca muri igihugu cya Czechoslovakia bakagura inkota bakazirundaho bakazambukana, nuko bakagera Israel. Nuko barwanira urugamba rero n'Abarabu, icyakora bararutsinda kugeza amaginga ya igihugu baracyagifite. Uko niko inkota rero zikomeje kwibirandura hirya no hino mu isi. Ko niko izi nkota zikomeje zikubica bigacika mu kare k'uburasirazuba bwo hagati kuri iyi nzigo ya Isiraheli n'ibihugu by'Abarabu bapfa burabutaka ati nahaca abandi nahaca. Tubundi mwaje muvuye ati nose ntabwo tuvuga twagira ngo tuvuka ati dore kuri Bibiliya mapu yacu nahangaha we tinuko ati ahubwo n'ahandi hasigaye turaje tuhafate, nimutegereyo turabasya tubahindura umucanga. Niba babahindura nguyu wa hano ntumbaze abandi nawe ati nimutagenda rwose natwe ngo mutuvire ku butaka, ubu n'ubutaka bwa Palestina, nimutahava turabavunaguza tubahindura ivumbi. Ubwo ninde uzaruca, ninde uzabasha gukura inkota mu biganza bya mwene muntu ngo amahoro asagambe? Yesu yavuze ko intambara zitazashira n'amahoro ntabwo azahora, keretse ubwo niyizira akatsembaho urupfu n'ibyaha. Nshuti mudahwema gukurikira Bibiliya,
iyi nkota turacyayiganiraho tumenye ibi ukuri kugenda ibica bigacika hirya no hino n'ibimenyetso biri kugenda bikoreka bigaragaza ko iyi nkota iri kugenda igwiza ubukana n'ibimenyetso biri kugenda bigaragaza yuko iyi nkota igiye gukurwa mu biganza bya mwene mu amahoro agasagamba bizagenda bite ntujye kure wowe ntujye kure natwe ngisi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tugende tubabwira ibiri gukurikira hejo n'ibiri gutegurwa ngo iyi nkota ikurwa mu biganza bya mwene muntu amahoro asagamba reka ngira mva ahangaha uyu muyaga utantwara tuzongera ahejo ariko ukora subscribe wowe utarayikora nawe utakoze ku gikumwe kiraba hejuru kandeho kugira ngo tubashe gukwizakuza ubutumwa bugere kuri benshi turebe ko twazarokora benshi bakazahunga umujinya uzatera iyi nkota itazabahitana urupfu rwa kabiri rutazabahitana ngaho rero Uwiteka abaha umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nk'isi ya Bibiliya turi hano kugira tubabwire ibikomeje gukurikiraho turabakunda shalom shalom